Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, amazina nitwa Vincent duhagaze aha ngaha uratubona turi abantu benshi imari z'amashyaka umuryango utera inkunga iki gikorwa ni indaro senta tuza kukitegereza turabona turi guteza imbere ubukerarugendo binyuze mu mpano zacu umuryango rero ukaba uzamuye impano z'urubyiruko z'abana ndetse n'abandi babishaka kugira ngo impano zitunge nyirazo twahisemo gukorera muri Karongi uyu munsi kugira ngo dukundishe urubyiruko ndetse n'abana siporo ariko ikorerwe ahabera ubukerarugendo kugira ngo n'ibidukikije tubivumire muri make umugambi w'uyu munsi ni uwo nguwo ni ugusura Karongi bigaragaza umurongo bya Ndaro Center umwe wamamare usanzwe ntaza turi kumwe uyu munsi n'ubushaka bwose. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be?
Murakoze cyane Imana yatwitse abanyina umukino wa skate muri Ndaro Center twasuwe n'abaskate b'i Kigali badusanze Kibuye ku mazi urabona ku mazi mwe nabo twabigeho byinshi ni abantu bazi byinshi bagiye batwungura ibintu byinshi bitangaje yes byinshi cyane reka tubahe nabo bivugwe ko nabo bazi kuvuga babashe kubabwira uburyo nabo babonye Kibuye yacu n'Indaro Center baje kudusura. Ni MTD Bullet tuturuka muri Rwanda Bullet Skaters Club ikorera i Nyamirambo kuri Pele Stadium. Tukaba twifuje uyu munsi kugirana imikoranire ya siporo. Twasuye Indaro Center hano ku Kibuye i Karongi. Ni byiza twasaza abana bafite uretse ko baranazizi icyo twabahuguraga ni amatekinike yo mu marushanwa. Turashaka ko Indaro Center nayo izatangira ikajya yitabira amarushanwa international bagomeze bakomerezaho. Twishimye cyane turi ku mazi n'ubutaha nabo bazadusura i Kigali. Tubashishikariza ko uno mukino ni umukino mugari, ni umukino uri gutera imbere wabageza ku bintu byinshi. Rero bazafata urugendo nabo baze kudusura barebe natwe mu makipe yacu ko dukina. Ni ibintu byinshi cyane tuzagenda twungurana. Twishimye cyane kuba twajoyininze Indaro Center hano ku Kibuye. Murakoze cyane. Ndamushaka Theogene coach abanyina umukino wa skating inline speed skating by'umwihariko uyu munsi nagira gushimire ubuyobozi bw'Indaro Center cyane umuvugizi wayo ariwe Vincent kuba byiruze yaduhaye amahirwe yo kuba twajyana dukorane nawe tukaba twafatanya hamwe guhuriza imbaraga kugira ngo tuzamure umukino rusange. Nize byinshi abana ntabwo nari nzi ko mu cyaro nk'iki cya Karongi uretse ko nakitaga icyaro ntarahagera nahageze mbona ni umujyi uri clean. Tumaze igihe dukunda kwikorera amavideo tuvuga ngo Kigali ikeye ku munsi noneho twaje kuri Karongi ikeye isa neza. Twabonye ibyiza nyaburanga byinshi, udusozi dufite amazina atangaje. Nk'ubu nagize experience yo kumenya agasozi bita Josi ubwo wenda wabona hari n'utundi dusozi twiza, hari n'ibindi bintu twabonye ikiyaga ngira ngo abantu barakibona. Mu kanya noneho nekereza ko dufite n'ibindi bintu byinshi turi bubashe kubona nituva kuri skating. Mbere na mbere magaze hano nshishikariza abana gukunda skating. Ni umukino mwiza, ni umukino twatangiye wenda tubona ari umukino w'abarara, ariko uyu munsi aho twaboneye ubuyobozi dufite Rwanda Skating Federation, dufite amaklabu dafite ibyangombwa. Ubu mukino urakorwa noneho nk'akazi. Bizera ko abana byibuze bari kubyiga uyu munsi n'abazabyiga nyuma yaho bizababera akazi kandi bakabikora mu buryo bw'umwuga, bakitabira amarushanwa ari hano mu gihugu ndetse n'amarushanwa mpuzamahanga. Kuraje rero ku bana bari hano bose, kandi nshimira cyane umuyobozi w'Indaro Center much respect. Bahuye turi urubyiruko abandi ari bakuru mu karere ka Karongi. Byari byifuzwe kera umwaka urindwi urangira, none birabaye. Dukorera muri Kigali mu mujyi, ariko twari twifuza kugera no mu nkengero z'umujyi mu mijyi yunganira Kigali. Karongi mu mujyi yunganira Kigali ajyo by'umwihariko n'ubukerarugendo. Niyo mpamvu babonye skate y'umunsi itandukanye n'izindi zose tujya dukora, yakorewe ahantu heza hasa neza hejuru y'amazi, ikorerwa mu mazi. Kureba neza urabona twakoreye mu mazi ku buryo imvura ntitwayitinye kubera mu bidukikije nibwo buzima bwacu. Uyu munsi rero twaberetse yuko byose bishoboka. Ikindi nanongeraho mpagarariye Indaro Center. Indaro Center rero impamvu muri kubona abajene twiyemeje kuzamura impano z'abana, kimwe iz'urubyiruko, kabiri ndetse n'abakuze bashaka kugira ngo bafashe abato bari muri twe. Izo mpano rero tuzamura mu buryo bunyuranye. Uyu munsi twerekanye skate kubera ariyo abana bifuza kugira ngo twerekane uyu munsi, ariko dufite n'izindi. Buriya dufite impano y'abakina karate, dufite abakina acrobat cyangwa se gymnastic. Muzababona nayo mujya ku Indaro Center kuri website yayo. Dufite n'abakora umukino wo kwizibukira no gukinga umukino gakondo w'inkoni. Dufite n'ababyina gakondo, intore cyangwa se ibyo mwita amaraba. Uyu munsi rero mwabonye dukeya, ariko tubararike kuri umwaka wose kugeza urangiye package cyangwa se ibyo tubafitiye.
bizaba byarahanze kugaragara nibwo muzabona ko indaro center nk'uko mu Gifaransa twavuze yuko ari community integration ni uguhuza umuryango nyarwanda uhuriye ku byo wifitemo buri wese akazana icye undi akazana icye tukabihuza tukagira imbaraga zo kugera ku byo twifuza. Abambere bagomba kudufasha ni urubyiruko kuko bafite amaboko mazima ibitekerezo bizima tunywa droge ntabwo yayijya ntabwo byandi babonye bakora ntabwo waba usoma ka kantu katagira ubwenge ngo niyo mpamvu abana bacu ari bataraga n'ubigerageje biramuyungurura. Rero ndabashimiye abasore bavuye i Kigali bakaba bari kudusura dufite imikoranire na Bullet Club Rwanda Bullet Skaters Club dufite imikoranire yo ko tuzakorana umwaka wose kugira ngo twinjirize amasezerano no gukorana undi mwaka no kuzamurana muri tekinike mu bumenyingiro mu mahugurwa no gufatanya mu bikorwa by'ubukerarugendo turashaka kwimakaza tuzamuka imisozi na skate tuzamuka n'amaguru kandi tugiye kujya mu gihugu tugiye mu bwato byose ni ibihumbiye no kugira ngo impano zacu tuzibyaze umusaruro. Icyanyuma izi mpano izi mpano nongere ndisubiremo ni umutungo dufite tuvukana nta gishoro tujya dutanga. Amaguru amaboko n'umutwe nta gishoro dutangaho bigize amahirwe yo kuvuka uri mutaraga twakora Imana igiye bidufasha. Rero mwakoze ibindi byose nakagaruka uyu mwaka mwaza kubona igishya haba muri Karongi haba muri Kigali n'ahandi dufite amashami.